Inkuru: icyifuzo cyo gushyingiranwa. Waba warigeze ukunda n'abahungu babiri cyangwa abakobwa babiri mu gihe kimwe? Mbese urashobora gukunda abantu babiri mu buryo bungana? Iyi nkuru irabikubwiraho byinshi. Ni inkuru y'urukundo iryoshye cyane, uzengukiramo byinshi. Ahari wenda bizahura n'ibyo wahuye nabyo mu buzima cyangwa se ibyo wumvise ahandi. Ikaze mu gice cya mbere ikazaba irimo urukundo, ita ku wo mukundana, ubucuti, kurera n'ubundi bumenyi ubuzima busanzwe. Igice cya mbere dutangiranye n'amagambo umuhungu yabwiraga umukobwa ati: nzara n'imihanda byose nanyuze sinigeze mbona umukunzi mwiza nkawe, gusa byarangiye mbonye umuntu mwiza nkunda kandi nawe akankunda, abandi bose bankomekeje umutima bambabaza mu rukundo. Ibyo nibyo nibwiraga ko ari ukuri, ndetse nasabye Imana izakomeza ikabana natwe, ibyo yatumye duhura. Ndagusabye dushyingiranwe. Ayo ni amagambo Fils yavugaga. Yashyize ivi hasi afite impeta ikozwe muri diyama, asaba ko yashyingiranwa n'umukunzi we. Bari muri resitora ariho byaberaga mu masaha ya 2 z'umugoroba. Fils yari yabiteguye neza, we n'inshuti ye Peter ndetse n'inshuti 3 za Mary, umukobwa bakundanaga. Abo bose barakumfasha kuva ibyo bihe bitangiye kugeza batashye. Imwe mu nshuti za Mary, Roveti, yahise akuza cyane iti: aragukunda cyane byemere. Indi nayo iti: Mana yanjye, sinigeze ntekereza ko Fils yajya mu rukundo bingana gutya, cyangwa se yaba romantike bingana gutya. Arakomeza ati: Mary urahirwa cyane. Ubu ni Omaye wabivugaga, nawe yari inshuti ya Mary. Mary vuga yego, vuga yego, vuga yego. Inshuti gatatu ya Mary yavuze yiyamira cyane ndetse naseka cyane. Ibintu byari bimeze neza cyane, ndetse n'abandi bakiriya baganaga iyo resitora batangiye kuza kwifatanya nabo. Mbese haza abantu benshi cyane batari biteze ko bari bube bahari. Ubwo Fils na Mary bari mu bantu mo hagati yabo, abantu bafite amatsiko yo kumenya ngo Mary aremera cyangwa ntari bwemere, gusa bose basinyaga ko yaza kwemera. Ibyo byose byahembagaye gato cyane ubwo Fils yasabaga Mary ko yamubera umugore. Abari aho bose barashaka gutera urusaku hejuru cyane bati: vuga yego, vuga yego, vuga yego. Mary yese yumva bimucanze ku mutwe atuje. Abari bashungire batangira kurambirwa ko Mary yanze kugira icyo arenzaho, mbese bigaragara nkaho yabyanze. Uwari inshuti na Fils ibyo byamucanze cyane, ati: muteye ako gushyingiranwa kugira urukundo rwabo rumaze imyaka 3 yose, sinzi uko bimeze pe, ibi ntabwo byumvikana. Ubwo Fils we byari byamurenze kuruta undi wese, dore ko ari we wari nyirabyo. Yari yabaye nk'umusazi bigeze naho yari yicariye hasi. Tuzahure mu gice cya kabiri. Murakoze.